Reka mbasuhuze rero mbifuriza amahoro y'Imana, byo basuhuza ndi Habwimana Moise nkuko bisanzwe n'igihe turi kumwe mu studio z'Ururembo Rwera TV. Hanyuma ndagira ngo dukomeze ikiganiro kuri kubyerekeye Imana, ikiganiro mbashimira kuba mukurikira. Ikiganiro kuri kubyerekeye Imana rero tugeze ku gice cya 25 cyacyo. Igice cya 25 ikiganiro kuri kubyerekeye Imana gifite umutwe cyangwa se isanganyamatsiko igira iti ese waruzi iby'iminsi y'imperuka? Ese waruzi iby'iminsi y'imperuka? Imperuka ni iki? Imperuka ni nkuko wavuga kurangira kw'ikintu runaka. Hanyuma rero iyi mperuka tuvuga hano yo ni imperuka y'imirimo ya Satani ndetse n'irangira ry'isi. Uko bukeye nuko bwije ukunda kumva abantu bavuga ngo turi mu minsi y'imperuka. Ariko se koko imperuka izaza? None se iminsi y'imperuka turimo kitarangira, ese iyo mperuka ninde uzayizana? Ese koko turi mu minsi y'imperuka? Hari benshi bavuga ngo ni ukubeshya, nta minsi y'imperuka turimo. Hari n'abavuga ko imperuka itazaza kuko babona imperuka yatinze, ariko turi mu minsi y'imperuka. Hanyuma rero iminsi y'imperuka yatangiye igihe Yesu yavukiraga mu isi, nibwo hatangijwe iminsi y'imperuka. Hanyuma rero iminsi y'imperuka ni nk'iminsi yo kuburira abantu kugira ngo bihane, bahunge ibyago bizaza ku munsi umwe ukomeye w'imperuka. Iyo minsi y'imperuka rero ni myinshi kuko ubu hashize imyaka irenga 2000 Yesu ayitangije. Ni nawe ayitangije kandi ni nawe watangiye ubutumwa bwiza bwo kuburira abantu ko nibatihana ngo bagarukire Imana bazahanwa. Hanyuma rero iminsi y'imperuka nirangira, hazabaho umunsi umwe w'amateka usoza iyo minsi y'imperuka. Gusa ubwo iminsi y'imperuka iri kurushaho kuba mibi, Yesu agiye kuza abanze atware abakiranutse ari buryo torero, maze abajyane mu ijuru. Bazamarayo imyaka 1000. Iyo nayo izaba ari iminsi y'imperuka ikomeye. Iyo myaka 1000 nishira, abera bari mu ijuru, nibwo hazabaho umunsi umwe w'amateka usoza iyi minsi y'imperuka turimo. Iminsi y'imperuka rero ni iminsi y'imiburo, kandi uko bukeye nuko bwije niko igomeza kuba mibi. Ariko ndakubwira wowe unyumva, uhindukire hakiri kare, nkuko rero Yesu ari we watangije iminsi y'imperuka, ni nawe uzaza kuyirangiza. Igihe agiye kuza abanze atwara itorero kugira ngo abera batazagerwaho n'imibabaro ikomeye yo mu minsi ya nyuma y'imperuka. Ubu turi mu minsi y'imperuka, niyo minsi y'imiburo, kandi nta yindi miburo nkubwira atari iyi ikubwira ubutumwa bwiza ngo umenye ko iyi si wayishimiramo izarimbukana n'ibyayo n'abayo, ariko abizeye Yesu bazaragwa ubugingo bushya. Turi mu minsi y'imperuka. Matayo 28:20 no mu Byahishuriwe 20:1-10. Ushobora kwasanga inkuru ikwemeza izi nkuru, iyi nyigisho tumaze kwiga. Mugire amahoro y'Imana. Nari kumwe nanjye Habwimana Moise, nta gice kirangiriye. Mugire amahoro y'Imana. Shalom, ndabakunda.